muraho nanone. Pasika umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Urasa nk'uvuye gusura ingagi nawe. Kwita izina? Niho mvuye rwose wabimenye. Wise ngo iki? Cyawe ntabwo rubyemerewe. Njyewe ntabwo nise n'ubundi abari hariya bose ntabwo bakwita. Twari abantu bagera mu bihumbi birenga 10. Abantu benshi cyane ariko urumva rero buri wese ntabwo yakwita, ntabwo byashoboka. Bagenda bahitamo bakeya cyane cyane abafite ibikorwa by'intangarugero, ibikorwa by'indashyikirwa, bamwe muri bo rero akaba ari bo bita. Ariko uburyano ubwo bwakugezeho cyane, byari uburyohe bukomeye cyane, ariko mfite icyizere ko mu myaka iri imbere nanjye nzita. Nasi tugarutse mu miryango ko n'abana bitaga amazina, nuko bafite izina riremereye mu muryango cyangwa muri uwo mudugudu. Ubundi rero ntabwo ari byo. Kwita izina ni igikorwa cyagiye kiranga amateka yacu, amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Kwita izina ni umuhango wari ukomeye waberaga mu rwego rw'umuryango. N'ubundi umwana iyo yavukaga nta zina afite. Noneho nyuma y'iminsi runaka, urabizi ko n'ubundi mu mateka y'u Rwanda nta nubwo umwana yavukiraga kwa muganga. Ibi byazanwe n'iterambere, ni na ryiza turarishima. Ariko ubundi umwana yavukiraga mu rugo, akabyazwa na umubyeyi akabyazwa na nyirabukwe n'abakecuru bakomeye bafite ubunararibonye mu kubyaza, ariko batari abanyamwuga. Naho ngaho rero byabereye ikibazo. Karatuntu two kubyarira mu rugo nabyo imyenda yihambaye, ariko uyu munsi bisigaye bigoye wa muntu. Yego, urumva ibyo nyine n'iterambere ari nayo mpamvu n'urubyiruko basigaye babikorera iyo. Noneho ugasanga yihakanye inda kubera ko nyine arareba ibintu baramusaba. Ibyo ni ibindi ubundi ntibyemewe mu muco nyarwanda. Nta mubyeyi wihakana inda, wihakana umwana, kirazira. Ariko iyo umubyeyi tukiri hahandi, iyo umubyeyi yamaraga kubyara yajyaga ku kiriri, akaba ku kiriri iminsi runaka atajya gukora. Birumvikana ko ntabwo aba yagafasha akabaraga. Hari iminsi rero yageraga, hakaba umuhango wo kwita izina. Abana, ababyeyi, cyane cyane abana, harimo n'ababyeyi bakaza bagaterana basoma n'amarwa. N'umuhango nyine wakorwaga, abantu bishimye barya umutsima. Noneho bakita izina rero, bagahitamo izina, hakaba ari amazina menshi, bagahitamo rimwe rigahabwa wa mwana. Birumvikana ko umwana yashoboraga kumara iminsi 10 adafite izina. Ariko kuri ubu ntibibaho. Uva muri maternete, umwana akibyarwa, akivuka, ahita afata izina akiri kwa muganga. Iryo ni iterambere. Nuko nyine nakundi. Ariko se ubu ntago bikibaho, nyine ni ubukene bwaje se? Oya, ntabwo ari ubukene, ahubwo ni n'iterambere. Buriya njyewe nemera ko ni nako bimeze. Umwana uvutse umaze amasaha 2 avutse, ni urugero, aba afite uburenganzira bwinshi. Umwana agira uburenganzira, ariko nubwo kwitwa izina, kuba afite izina arabufite. Ni nayo mpamvu usanga nyine mbere yuko kwakundi urabizi nyine abenshi wamugani muri iyi minsi basigaye bavukira kwa muganga. Yego, ubwo bimwe mu byo bategekwa harimo nyine no gushaka ya myenda. None se urumva, ariko n'izina baba barifite. Kuba umwana aravutse amaze iminsi 10 nta zina afite, ubwo burenganzira yabaga bufite muri iyo minsi 10. Ikindi kandi byarashobokaga ko haba n'ikibazo runaka. Ibibazo biragiye bitandukanye bishobora gutuma ya minsi yagenwe wa mwana adafata izina. Urugero, mu mateka ya kera twagiye twumva intambara, agace runaka karwana n'akandi. Ubwo se barwanye kuri wa munsi, bari kwita izina nk'ejo, bagaterwa uyu munsi, wa mwana yashoboraga kumara igihe kirekire nta zina afite. Urumva rero ibyo bintu ntabwo twabishyigikira. Byageraga nyuma akitwa banambara n'andi mazina. N'ubundi nuko byagendaga, umwana yafataga izina. None ubu basigaye badushaka utuzina tw'udusirimu nyine akava kwa muganga yaribonye. Umwana yafataga izina bitewe n'ibintu biriho. None rero ngo inteko ishinga amategeko
ndetse n'abadepite hari ibyo batagiyeho inama neza, hari inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. yego hari itegeko niba bararishizeho bararitoye uravuga rya rindi se ry'abana bemerewe gukura kuboneza urubyaro. iyo twararyumvise no gukuramo inda ni ukuboneza urubyaro. oya gukuramo inda ibyo ni ibindi, icyo ni icyaha, ni ukurubangamira, ni icyaha ginahanwa n'amategeko y'u Rwanda. ariko ngo muganga yemerewe kuyigukuriramo. oya ntabwo abyemerewe keretse iyo hari impamvu. ni itegeko, buriya itegeko ni ikintu kiba gikomeye, kiba cyarateganyije ibintu byinshi. buriya inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite nibo bafite inshingano zo gutora amategeko. batora itegeko rero byose babiganiyeho ndetse banabishakiye umuti. umubyeyi watwite, ubwo ni umwana wasamye, ashobora kuba yakurwamo inda ku mpamvu si n'umwana gusa, n'umuntu mukuru birashoboka. ariko hari impamvu, hari urutonde rw'impamvu itegeko risobanura rushobora gutuma yemererwa gukurwamo inda, ariko byemewe n'amategeko. ikindi kandi bigakorwa mu buryo nyine nabwo buteganwa n'amategeko. ibyo byose rero ni amategeko. hanyuma rero tugaruke kuri rya tegeko batoye, abantu bagiye babivugaho ibintu bitandukanye. bamwe bati ibi ngibi ni ibibazo, abenshi bagiye bavuga bati aba bana bacu murabaroshe, abana bacu murabishe. wowe ubundi ubyumva gute kuba umwana w'imyaka 15 kuzamura yemerewe kuba yahabwa serivisi zo kuboneza urubyaro? ku ruhande rumwe ni byiza, ariko ku rundi ari rwo ngiye kwibandaho kuri uyu munsi, ni bibi, ntabwo bikwiye, kuko ateyumvamo nyine n'umuntu mukuru. hahandi azajya abikora nyine nta n'umuntu agishije inama. ubu hari umuntu hari abatinyaga, agatinya wenda ababyeyi, akavuga ati se none koko bizagenda bite? aho kubera ko yemerewe kuyisama, nako nyine yemerewe kujya kwa muganga akaboneza. ubundi twe kubitinda, ababyeyi ntibazabibona, ntibazamenya igihe byabereye. oya uko byaba kose igitsina gore kitarashaka, abakobwa n'abakuru, ntabwo ari abana gusa. umukobwa ahava akagera ku makuru mfite n'abandi bafite, ni uko umukobwa wese atinya inda kurusha ibindi byose, kurusha na sida, kandi sida nivuyeho. ubwo ni ibyo bindi nari mvuze. ni ukuvuga ngo abakobwa batinya inda cyane, kandi ni no mu gihe, kubera ko umukobwa burya iyo asamye ari iwabo, inda atateguye, birumvikana abatesetse. ni ikibazo gikomeye, kubera ko mbere na mbere ni igihanga cy'uko yasambanye. nta muntu watwite ngo ahakane ngo sinasambanye. ibyo bintu ntaho byabaye, keretse Mariya, niwe Bikira Mariya niwe byabayeho, ariko nta wundi nzi byabayeho. nyine ngo ubu igisigaye kigezweho, ngo umuntu ngasigaye ngakunda umukobwa wakuyemo inda. nyine wakuyemo inda, ariko wakuyemo inda ngo nta kibazo, uwabyaye ariko uwabyaye ngo ni ikibazo. oya birumvikana, arega ntabwo nta n'ukundi twabigenza, kubera ko umusore ugiye kurambagiza ntabwo yahitamo uwabyaye cyane bitewe n'imyumvire, usibye ko hari abo nzi bo bihitiramo n'ababyaye, iyo ni indisije. ariko ugasanga nyine uwazikuyemo nta n'ikimenyetso kiba gihari. uze wanyereka mu muhanda ukambwira uti uriya mukobwa yakuyemo inda? ntabwo bishoboka. cyakoze birangira wenda bamwe nyuma yo kubana ibimenyetso bigiye biboneka. yego, njye numva ngo bijyanye no kuboneza urubyaro hari ingaruka zikomeye bijya rimwe na rimwe, wenda nubwo abaganga batajya babihishura. oya abaganga barabivuga, nta nubwo wenda turabashinja icyo cyaha cyo kubiduhisha, ariko byanze bikunze ubundi muri rusange umuti wose winjiye mu mubiri ugira ingaruka. hari umuti unywa ugafuruta, hari umuti unywa ukagira umuriro, ukagira ingaruka runaka ku mubiri wawe.
gusa nanone mu kuboneza urubyaro bitewe n'imyemerere hari abakabya nyine bakatubwira byinshi bikabije kurusha n'abaganga bakanarusha n'abagiye babivuga n'abagiye babikora niba se umuntu yaraboneje urubyaro umwe babiri batatu bane bakakwihera ubuhamya bw'ibyababayeho wowe uri umugabo ntuboneza ntiwigeze unaboneza ukaza uvuga ibirenze bya bindi ba nyir'ubwite bavuga kandi ibyo bavuze byose byenda gusa yego hari n'andi makuru nakwiye ku mihanda buriya imihanda icaho amakuru nubwo amwe aba ari urwenya ariko amenshi niyo yego ngo buriya ngo abakobwa benshi nyine bariya ngo baba babyaye by'umwihariko ngo biga muri kaminuza ariko ngo buriya ngiyo bibaye ngombwa ko atwita ara ngo biba byaramujabutse gute si bisanzwe se ndavuga nyine ibyo byo kuboneza urubyaro ngo nabyo hari ukuntu bijabuka abantu bikanga nyine ku buryo yasama kandi yaranaboneje urugero amaze gukora imibonano mpuzabitsina nubwo hari abandi batumva ko dukwiye kuba iyo mvugo hari benshi bavuga ati twakwiye kuvuga ubusambanyi bikarangira kuba bibaho cyane umukobwa akaboneza urubyaro kuko n'izo kesi abaganga barabivuga ntabwo ari 100% ko uwaboneje urubyaro utasama bishobora kuba wenda 99 n'ibice 9% ariko ntabwo ari 100% gusa bo bibaho ni bake cyane kuko iyo waboneje uko byaba kose uba waraboneje bariya bana rero tubagarukeho hari ingaruka mbere na mbere wari ubivuzeho ingaruka zo zirahari uko byaba kose ingaruka ya mbere umubyeyi cyangwa undi wese yakumva kuba umuntu yaraboneje bizatuma asambana kenshi icyo cyo rwose ni ikintu twakumvikanaho mpamya ko n'inteko ishinga amategeko babiganiyeho iyo wambaye bote wumva mu ishyamba nyine wagenda nta kibazo yego ntabwo ugenda ufite ubwoba ngo ibiziba ngo ndakandagira mu byondo muri make bitanga ikize yego ikindi rero izo ni ingaruka ariko mpamya ko abadepite impamvu batoye ririya tegeko bafite amakuru natwe dufite abantu benshi dufite amakuru y'uko aba bana b'imyaka n'ubundi 15 basigaye basambana cyane kugeza ubwo hari abavuga ko banasambana kurusha abakuze kandi nta nubwo wapfa kubimenya kubera ko kunze gusanga abo bangana atari bo babikorana yego ariko hari n'abo bangana babikora kubera ko byagiye biragaragara umwana yasama inda bakagerageza gushaka uwayimuteye kugira ngo afungwe birumvikana ko umwana watewe inda n'umuntu mukuru agomba gufungwa uwayimuteye agomba gufungwa ariko hari kesi nagiye numva ko ari na nyinshi zagiye zigaragara ko ari abana bagenzi babo babateye inda rimwe na rimwe wenda baranabeshyaga akaba ahishiye ikigabo runaka kikamuha n'amafaranga bibaho cyane ko abazi ikimukurikiraho kubera ko gutera inda umwana ni icyaha gikomeye cyane kinahanwa n'ibihano bikakaye ayo mafaranga mbere rero barayatangaga bamara kuyatanga nyine nk'icyo gisaza cyangwa icyo kigabo kikayatanga akagenda akayasangira n'ababyeyi ariko ubu ngubu ni ukuyamuha ku giti cye akagenda akaboneza urubyaro bikaba birarangiye ubundi byateje ikibazo abantu barwanya iri tegeko bafite ishingiro ariko ngewe ku bwanjye n'abadepite baritoye bafite ishingiro impamvu ya mbere abadepite batora iri tegeko mpamya ko barebye ku mpande zombi mpamya ko nabo ubwabo benshi ni ababyeyi bazi neza ingaruka z'uko umwana yaboneza urubyaro ni ubusambanyi ko bwishoramo cyane ariko nanone ese bwa busambanyi buhambaye cyangwa buri ku rwego rwo hejuru reka tubanze twibaze ubundi aba bana barabukora reni abana bafite imyaka 15 bakora ubusambanyi buri ku rwego rwo hejuru cyangwa ni yego cyangwa oya
ntabwo ari hejuru cyane, ni hagati. bivuze ko babukora gake. Yego. Biterwa n'agace, biterwa n'amakuru ufite. Njyewe amakuru mfite ni uko aba bana babikora ku rwego rwo hejuru. Ayo makuru nyafite mu bice bigiye bitandukanye, mu mujyi no mu cyaro. Yego, abo nagiye nganira nabo mu mujyi no mu cyaro, ariko by'umwihariko mu mujyi cyane cyane. Ni mu mujyi birumvikana, haboneka na za geto. Mu cyaro ho ni ibihuru n'intoki. nose barakifashisha bombo se? Icyo ngicyo ni bombo n'amandazi birumvikana. None se umwana w'imyaka 14 15 azateretesha telefone se? Ko basigaye bavuga iryumutsera. Icyo kintu rero kuba abana bafite basanzwe n'ubundi bakora bwa busambanyi buri ku rwego rwo hejuru, bakaba bafunguriye. Icyo kintu nicyo cyagomba guha abadepite ijambo ndetse n'uburenganzira bwo gutora ririya tegeko. Ariko biramutse biri ku rwego rwo hasi nk'uko bivuze, mpamya ko ririya tegeko ryari ridakenewe. Ariko ngewe ku makuru mfite nuko ubusambanyi mu bana bato buri ku rwego rwo hejuru, kubera ko kimwe mu bintu abadepite bahereyeho nuko abana bagera mu 22,000 mu mwaka wose batwite cyangwa se batewe inda. Abana b'abakobwa 22,000, wumve ko ari umurenge wose. Kuba basama rero inda zitateguwe ni ikibazo gikomeye, kandi twese turabizi umwana w'imyaka 15 guterwa inda, gusama akitwa umubyeyi kandi ari umwana, uko byaba kose ubuzima bwe buba burangiye ku rwego rumwe cyangwa urundi. Ewana ntago byoroshye. Ubwo n'abandi baragenda baduhereza ibitekerezo, uretse ko wenda byagiye binatangwaho umurongo, byarangiye nyine ryemejwe, byaratowe rirangije biremezwa. ubu ngubu nyine nta kundi, ahubwo ni ukurikoresha neza. None twavuga iki? amakuru ntafite nuko ryemejwe, ngewe nzi ko ryatowe ndetse no ku mibare yo hejuru, ariko ntabwo ubundi itegeko abadepite batoye ajya ni perezida wa repubulika niwe uryemeza. Ntabwo rero wenda ndamenya ayo makuru, ariko amahirwe menshi nuko ryanakwemezwa. Ariko twajya impaka twareka twavuga rumwe cyangwa ntituvuge rumwe kuri iriya ngingo yo kuboneza urubyaro abana bafite imyaka 15. Tubanze twibaze ngo ese aba bana ubundi ubusambanyi bwabo buri ku ruhe rwego? Ni urwo hasi cyangwa ni urwo hejuru? Tumaze gusanga wenda ugendeye aho wanyuze, yego, n'abo wabonye ari ku rwego rwo hejuru. Niba rero ruhari n'ubundi iri tegeko ryari guha icyuho b'abana bagasambana cyane. Ariko se n'ubundi niba babikora, ariko se niba abana 22,000 22,000 basama mu mwaka mu gihugu gituwe na miliyoni 14 urambwira ngo ubwo busambanyi buri hasi? Ese b'abana bose basamye nibo baba basambanye gusa? Oya, uko byaba kose hari abandi babikora, hari ababikore, hari n'abakoresha ubwo buryo. Yego, hari n'abana basanzwe n'ubundi baboneza urubyaro, ariko bakaba bangamiwe no kugira ute, no kuba babibwira ababyeyi kugira ngo bajye babone nyine access yo kuboneza urwo rubyaro. Icyo ntabwo nyemera, kubera ko ntabwo nemera ko n'ubwitegeko bararitoye kugira ngo umwana ajye yifatira umwanzuro, avuga ati ngewe ndagiye mu merese ku gapira mukanshyiramo kamara imyaka 5 mu rugo batanabizi. None ubu ngubu byasabaga ko umwana abwira umubyeyi ati mama nshaka kuboneza urubyaro umerekeza. Ibyo bintu ntibyashoboka, biragoye, nta nubwo bibaho ko ubwo muri make turamutse tubyanurije gutyo tuvuge ko hari icyo bije gusubiza. Biragisubiza ariko biranagiteza. Ikintu birasubiza mbere na mbere, nukuvuga ngo kuri wa wundi wabitinyaga nawe ubwo nyine yabonye inzira. Igisubizo cya mbere, abana basama mpamya ko rwose bazamanuka mu mwaka uri imbere n'iriba ryatowe. Mu gihe kiri imbere ntabwo bazongera kugeza kuri biriya 22,000. Icyo cyo ndakizeye. Ariko nanone umubare w'abasambanaga uziyongera
kandi nanone ingaruka zo gusambana ku mwana ntabwo ari ugusama gusa buriya umwana iyo asambanye hari izindi ndwara kugeza ubu ntabwo uburyo bwo kuboneza urubyaro bukuraho sida nta nubwo bukuraho imitezi n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ubundi wenda ako gakingizo twabashishikariza muri ako kanya ntubusanzwe kari gasanzwe kariho cyane, ariko ubwo urumva ko bari bemerewe n'uburyo hari uburyo batari bemerewe. Ikindi nanone kubera ko abenshi baba bari gutagetinga wa mugani no gusama, ubu bagiye kumva ko nyine bivuyeho n'ubundi ka gakingizo basanzwe badakoresha bumve ko ari nta kibazo. Indi ngaruka rero indi ngaruka ni ku mitekerereze y'abana, kubera ko ubushakashatsi abahanga mu by'ubuzima bavuga ko umwana uri munsi y'imyaka 18 iyo akoze imibonano mpuzabitsina niyo ryaba rimwe bimwangiza ubwonko, bimwangiza imitekerereze, bimwangiza ubumuntu bwe. Icyo rero rya tegeko rizatuma ubusambanyi bukorwa cyane, ya mitekerereze ipfe, kugeza by'uko rwose mu myaka iri imbere bizaba bigoranye kubona umuntu ufite ibitekerezo bizima ugereranyije n'uko bimeze mu minsi yashize. Yego, nizo ngaruka rero uko byaba kose iryo tegeko nge mbona rizagira izo ngaruka z'uko rizongera abasambana, ariko hari icyo rizarinda. Izo nda zitateguwe ni nacyo mpamya ko bashyize imbere, inda zitateguwe zo rwose ndumva zizagabanuka. N'ubundi nta mvura igwa ngo igende cyangwa isubireyo idatoje igitaka, uko bimeze kose nyine hari ingaruka bizatanga, inziza zizaboneka ndetse n'imbi. Dukomeze rero dutegereze tuzareba, cyangwa bizagirira akamaro abacu. Ni ugutegereza tukareba, ariko uko byaba kose bigombe kugira inyungu ndetse n'igihombo. Nyine ubundi bajya gushiraho ibintu uruhande runini ruba ari inyungu. Yego, ngayo yego. Ni ikiganiro ubuzima n'imibereho rero murumva twavugaga ku buzima bwo muri iyi minsi ndetse nyine n'ubuzima bw'abantu, ariko kandi n'imibereho yo muri iyi minsi. Mukomeze mubane natwe rero, today is another day.